guys, wari wakora ikintu nyuma ukavuga ati yo mbimenya, ukicuza mu buzima bwawe ukavuga uti ibi bintu byambayeho ndihe. Ibi bintu bikunda kuba ku bantu benshi. Muri iyi video tugiye kugana ku bintu abantu benshi bakunda gukora kandi bakabyicuza nyuma. Byaba ari kimwe muri byo nawe wigeze gukora. Dukurikire wumve ko hari kimwe muri byo wigeze gukora nyuma ukaza kukicuza. Bana natwe kugeza ku musozo wiyumvire. Ikosa rya mbere ni ukwizera umuntu utari ukwiriye kwizerwa. Ibi bintu bikunda kuba ku bantu benshi. Ugasanga ufite inshuti yawe, ufite umukunzi wawe, ufite undi muntu ku ruhande, waramwizeye, umubwira ubuzima bwawe, mubwira buri kimwe, nyuma aje kugutenguha. Ibi bintu ni ibintu abantu benshi bakunda kwicuza. Ugasanga wizeye umuntu ariko nyuma aragutengushye. Kwizera umuntu nyuma akagutenguha bituma wumva gutakaje icyizere, ukumva abantu urabanze, ukumva nta muntu ushaka kugira ngo aze mu buzima bwawe. Irindi kosa rya kabiri ni ryo kutita ku babyeyi. Ugasanga ufite ababyeyi baravuga ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu, na papa w'umuntu nawe nakabura ntikaboneke ntabwo ari nyina gusa. Ariko ndagira ngubwire ngo hari ikintu abantu benshi bakunda kwicuza, kutumvira ababyeyi. Umubyeyi araje akubwira ati meze gutya, ariko kubera imyaka urimo cyangwa se kubera ibihe urimo ntushaka kumwumvira. Nyuma y'ingaruka zikujeho nibwo utekereza ukavuga uti nyamara mama yari yarambwiye, nyamara papa yarambwiye, ukumva yakugiriraga neza. Icyo gihe akubwiraga ibyo ngibyo yakugiriraga neza, ntabwo ari undi mutima mubi, ntabwo ari urundi rwango. Iryo kosa abantu benshi akunda kurikora. Irindi kosa rya gatatu ni ryo gusesagura amafaranga. Iri kosa twese dukunda kurikora. Ugasanga ubonye amafaranga ariko urumva ushaka kugura ikintu cyose ubonye, akenda karatambusuraguze, ikintu kigezweho kiratambusuraguze. Ariko ndagira ngubwire ko buri niba ari kosa rya mbere ribaho no gusesagura amafaranga. Gusesagura amafaranga ku buryo wibaza se ayo mafaranga yanjye nakoresheje iki. Nyamara wakabaye yabyazamo andi mafaranga kugira ngo ejo utazayakenera. Irindi kosa rya kane abantu benshi bakora gukora ni ryo guhitamo inshuti mbi. Guhitamo inshuti mbi ni ikintu kibi cyane, ni ikintu kibabaza abantu benshi. Ugasanga ufite inshuti warayizeye, wibwira buri kimwe, waramwizeye, ariko yagera mu zindi nshuti ugasanga ni wa muntu ukubunza, kuvuga amagambo runaka yakoze bino, runaka yavuze bino, kandi ngo ni inshuti yawe. Niba ari ikintu cya mbere ugomba kwirinda, baravuga ngo inshuti yawe ni umwanzi wawe. Ujye wirinda guhitamo inshuti mbi, kandi ugerageze umenye neza ko uwo muntu muri kumwe w'inshuti yawe ese koko ni inshuti yawe. Aricyo kibazo ugomba kwibaza. Wibaze niba ari inshuti yawe koko. Ikosa rya gatanu ni ryo gutinda gusaba imbabazi. Ibi bintu bikunda kubaho mu rukundo. Niba ufite umukunzi, ufite umubyeyi cyangwa se n'undi muntu mugenzi wawe, hari igihe ukosa ariko ukinangira ukavuga uti nta kintu ndi buvuge, ugahagarara ku makosa yawe. Ariko niba ari intambwe ya mbere, ubutwari bwa mbere nubwo gusaba imbabazi. Niba wakoze ikosa, niba uzi kuri mu makosa, gerageza usabe imbabazi, kuko hari igihe uwo muntu ashaka kuba atakiriho, wenda waramuhemukiye, ubizi neza ko ufite ikibazo nawe cyangwa se wamukoreye ikosa, ariko wihagazeho. Igihe adara ugatangira kwishuza uvuga uti iyo menya akagenda musabye imbabazi. Gerageza kumva ko mu mutima wawe hasukuye, nta kibazo ufitanye n'abantu, bizatuma ugera ku bintu byinshi n'umugisha w'Imana uzawubona. Ikosa rya gatandatu ni ryo kureka umuntu mwiza kubera uburakari. Ibi bintu dukunda kubikora. Ugasanga umuntu ajya gukora ibintu byiza byinshi, ariko ikintu kimwe cyonyine agukoreye ni ibintu n'abantu benshi akunda kubigira. Ikintu twita ku makosa kurusha ibyiza umuntu aba yaragukoreye. Nyamara nta muntu udakosa, nta muntu uri perfect. Niba wumva ko nyine umuntu iteka azahora ari perfect imbere yawe, ni ibintu wibeshya cyane. Uribeshya cyane. Ariko ndagira ngubwire ngo niba ufite umuntu mukaba mwagirana wenda ikibazo, ntuzajye umukuraho amaboko ngo kubera iryo kosa rimwe yagukoreye, nyamara handi ari umuntu mwiza. Irindi kosa rya karindwi ni ryo kudakurikira inzozi zawe. Ugasanga wari ufite inzozi wenda zo kuvuga ati nzakora kino kintu kubera ko ari cyo kintu wakuze ushaka gukora, ariko ntuzikurikire. Iyo bigeze hejuru ntuzikurikiye, warageze mu myaka yo hejuru, uricuza cyane. Uravuga uti iyo menya nkakora kino kintu, iyo menya nkagiba narageze hano, ubona abandi bageze kure kubera ko wowe ibyo washakaga byari no kuguhira wenda, ntabwo wigeze ubikurikira. Niba ufite inzozi zawe, gerageza uzikurikira hakiri kare, utazicuza mu buzima bwawe. Irindi kosa rya 8 ni ryo kumara igihe kinini ku mbuga nkoranyambaga aho kugira ngo uyubake.
niba ukoresha imbuga zigiye zitandukanye ariko amahirwe ukura muri izo mbuga ukaba utayakoresha ikindi kintu kizatuma ubuzima bwawe bukomeza, uribeshya cyane. Imbuga amahirwe yazo ni ukugira ngo uyabyaze umusaruro, kuko imbuga nyinshi zikunda kwishyura amafaranga ku batabizi, ariko niba ufite urubuga runaka ukurikirwaho n'abantu benshi, bibyaza umusaruro. Instagram, TikTok ndetse na YouTube, ugerageze kugira ngo izi mbuga uzikoreshe neza kugira ngo zizakubahikire ejo hazaza. Irindi kosa rya 9 ni ryo kwanga kwiga nta mpamvu. Guys, hari abantu badakunda kwiga. Nyamara kwiga ni ibintu bifasha cyane. Kwiga bituma ubona amahirwe menshi atandukanye, kwiga bituma ujijuka mu mutwe, kwiga bifite akamaro kenshi cyane abantu benshi batazi. Ariko se muri bimubwiye hari byigeze kukubaho? Niba muri iyi nkubwiye hari isomo bikuyemo, twandikire muri comment. Ikindi kandi wakunze iyi video, ndagusaba kanda like, share ndetse na comment kugira ngo tujye dukomeza kubana mu bindi biganiro. Murakoze cyane, Imana ikomeze ibahe umugisha.